Ndi papa sava. Ariko digidi kuki wigize umusinzi koko? Uko bakumbwiye n'ubu ni kumeza ntaku gacimbuye mu masegonda ngaye. Korerwa kare kakigera mu bitugu. Iki nicyo gituma nkumva buri gihe. Kare kakigera mu bitugu ninde muntu ukubwira kunywa inzoga kandi uzi kugiye mu kazi. Ko se umwe ikamye. Akazi kanjye kose gapfata ukubera inzoga se. Si wowe yimpaye. Si wowe yimpaye. Hanyuma twumvikane. Uranyumva neza? Nta kintu cyitwa induru n'indishyi nshaka mu rugo rwanjye ukundi. Kose kumushinga umeze neza. Uka burimo kutekereza utekereza ibintu. Abantu baza hano bose baza kurega. Se wavuze. Kubavuyanga wavuze neza ko ikiduje twebwe ari gukora umushinga kandi mushyashya. Ikibazo ni iki? Hanyuma ku kazi kanjye twumvikana iki? Ku kazi kanjye twumvikana. Ngewe tugiye kumvikana ibintu nakomeje kumubwira kuva kare. Nibyo mubwira nyine. Ngewe abakozi nangaje ni abakozi basobanutse kandi bashoboye. Nagusabye yuko bira bikoresho twavuze byo gukureka ibisha hejuru twagenda tukabinyorosha noneho kaka reflector k'inyuma tukagakora neza na kakanu kamega prise inuza umuyaga kubakiriya kakamanuka neza na cya kintu cyo kudubikamo kugira ngo tubashe koza neza abantu mu mutwe nacyo tukakinyorosha none twarangiza akazi kakenderera fast. Abo bantu bose tubanze twumvikane ko urokita abantu mwavuganye batazongera kunteza isereri. Nge narokirisa Imana z'i Rwanda. Ni Imana z'i Rwanda. Turajyanamo. Arega uretse no kujyana turimo. Ikindi umukobwa woza mu umukobwa woza mu mutwe rero. Nge nicaye ndareba uraba abantu b'iki gihe. Wenda we nta kubimenyereye kuko utajya ujya wenda mu ntuza cyane rimwe na rimwe ugira ariko ameze nk'umasuzi. Urabona muri utu tubari nyine mamaso nuvuga ngo azajya yoza umuntu niba mukubita urutoki mu mutwe amukubite mu mutwe ku buryo niba twebwe tubaciye 2-5 nta muntu uzayatanga gononwa kuko umwana aramubwiye ngo agomba kuza yambaye iki bamwihera tipu ukayamwaka ariko tipu ntabwo yatuma akora akazi neza none se umuntu uzaza ntatanga tipu ubutazamwoza mu mutwe yishimye uyasanga ugasesengura uraje bakogoshe wenda 1000 nta tipu utanze ubutase nuza noneho azakoza mu mutwe yishimye kandi arutanga tipu wowe kuki nyine ufata ku ya tipu ye ukajya ukuraho aya bashe cyane kuneruruka ngiye nari yaraye tuvugana uko gahunda zigomba kuba zimeze ngewe ibintu turi kuvugana nibyo ngiye ngomba gukora ngashyira ibintu none ngeze bakoresha n'amasaha y'umurengera ubwo si byo ngibyo byemewe n'amategeko. Oya narivuze nyine mu rwego rwo kureba ngo inyungu zikomeze zizamuke. Reka burangiye rwanda n'ikintu cyatuma guteza imbere. Niwambwiye se ko amafaranga ari ideni? Ideni. None se niba ari ideni kuki ushaka kuyafinatamo? Tugomba gukoresha abantu ariko buriya nta nubwo tuba twarababyaye. Ubundi ba-exploiter nk'ipunda. Ukabakoresha udashoboye ukamurutuza gataha. Uza akazi ukuntu kabuze. Uzi ukuntu akazi kabuze. Ahubwo ngira ngo nyine nanjye ngene mpitanya avance. Noneho tugira kuko business ni yawe kandi urabizi wambwiye ko ntacyo dupfana bene wanyu babakene babanyuzaho ko nka akazi nanjye nturakare kubwiza ukuri nanjye uramuvanze Genza sa neza rega yemeze neza ndi umuntu nyine usobanutse bigaragara ko ndi manager nyine wihaye avance yawe nangahe avance ushizeho nyine n'ubwitange nuko nzabigira ibyanjye uramona nka 400 niyo ntangiza
oya ntabwo nshyizemo biriya byose byo kuba kuguzi ko ibikoresho biba byantwaye hafi miliyoni 20. ariko nanjye ndazwi nzazana abakiriya. Ese ugura akamagana n'utaratangira akazi. Abakozi nabo banyaka vase. Ufite amafaranga wayatanze. Ese mfata yo mu mushinga umwe nyashyira mu wundi. Tujye tubanze twumvikane kandi nawe uri umusirimu. Ntacyo mayo warumbwiye maze umena kandi gacupa buriya kamwe ntabwo byari. Irindi cupa ngo hano. Ubusuraje none wo gutangiza akazi. Unokira n'ibitekerezo mfite koko patron. Unokira abakiriya bura amafaranga mbure n'ibitekerezo koko. Digi tujye twumvikana. Umuntu ntabwo akazi ka manager agakore nka manager kandi usobanutse usirimutse. Nubwo twanzuye duteze. Mirako ngako hanyuma ahubwo mfite agatekerezo se kameze. Urabona turimo gukubana n'ayandi masaro kandi afite experience harimo n'abantu bakaze urumva waretse tugakora agakideni cyane ku badamu baza kugusuka no kudefiriza. Ariko ndi kukubwira ko ari amafaranga arayiki ntabwo ari ideni ry'abanye. None se ugiye gutanga amadeni hanyuma nzajya nishyura ku kwezi banke nyakureye namwe mbishyura. Kara agatekerezo ahubwo niyo kahise nzayisange muri sari wanjye. Urumva niyo yaba ubwana. Uranyumva neza? Tuzabyitwarira. Mukorera abantu mubakorere neza, mukorane ibakwe, mukorane ikinyabupfura, customer care ibiri hejuru, wamamaze nageza ya namamaza kuri WhatsApp yanjye abantu baza ariko ibyo kumbwira ngo mugiye gukora. Oya ni nk'akaziri gakarangiye bose turabikubira kandi ibintu bizagenda neza. We nugira ikibazo igira yabari. Vanga kagenda inge urumva n'abandi nabo ngiye kubahaya avasa yo nayawe siyo wanyatse se siyo wanyatse nangaho ninguha 100 nese se nkubwiye ko n'abakozi n'abandi bahavasa ko burangende manager ubyibuke agize igisigara twabibarana sibyo banyari rega namwanzi wanera turutsi wawe ngiyi kashe simvuze ngo ndaje turebaho mu bigejeje ibindi bisaguka nyine ndi kuvuga ko ntagenda n'amaguru rega ugenda n'amaguru ariko ndaje fata muri ayo ngayo bisaguka turabibarana ubu twa amafaranga utwaye na kashe uri kubara amafaranga y'itike wa mugani wawe sikona nimbuza ubwenge bwo kumenya uko nabaye manager ngomba gutwara kajene nuza ubwo ndakuzana registre ni patente rimaha rimanga ndakuzanira registre sawa singutangiye oya ntabwo wantangaye none se turi kumwereka nshyiremo agakotensi ibindi turabivuga ariko uzi ikindi gitekerezo naringize n'ubundi kwanga mufite bare nako wari wakambwiye haruguru wirirwe ndaje injira yaje boss wikimbia sha bitesha sawa boss habari mzuri nizalite boss sawa bitese ese wakwicaye neza mu ntebe sha uranyukira intebe nkana
n'ubundi kwicara neza se ko atari ngombwa turi gushimye se ubundi se ko turi kwihuta umugani n'ubundi kwicara ntago ari ngombwa tutakawia kabisa nda turavuze utuye amafaranga yacu tuyigendere kabisa nigendere yego byakazi kawe rwose sasa kupokeza watu wewe utupatie franga kugire unatuhereza amafaranga ibice sasa nawe akazi kawe twakarambiwe turashaka kugenda rwose ntabwo mugishaka kunkorera oya twabira twamaze no gufata n'umwanzuro amafaranga yanyu si ukwezi kwari kwashe kuba ukwezi kutashyase bivuze ko utaduhemba ibyo ngibyo abantu bihuriye duhereza ayo twari tugezemo twigendera akazi kawe twakarara mimi niko mutumishi yangaje ifoni patie yangu tubizanye guhereza fata ibyawe amafaranga yacu twigendera yaka nako niguriye ko ukanagura tubi ubu mushatse kuvuga ngo mugiye kugenda no kuba vuba ariko murangira ukasa nk'aho tuguha iki se nese ntabwo dufite uburenganzira bwo kugenda murabufite twambura mbese baratubona priyave y'iki se niba dushaka kugenda tugomba kugenda egora twagukodeshaga n'inzu twafashe yawe ibikoresho byawe ntitubizi ku buryo muva muri saro ako kanya mu gitondo mukavuga ngo muragiye nibitambaro byawe manager abikusanira nimba ari byo urimo kubona bikugura ariko kabisa nibiroso byose birahari muri saro byose yacu twigendere rwose nta gukorera umubosi udashobotse twaratangiye muri saa ku masaha ya 10 zigiye kutugereraho ibyawe singi duhereza amafaranga vanjye mfite umukiriya wa saa 12 tana mimi niko mutumishi yangaje kandi wowe urigira saro twebwe twamaze kwakira akazi twasezeye twarambiwe akazi kawe kakinashoboka muri mangahe yewe arundimo 30 ndaguye 10 wowe mimi utanipatia sasa 60 nawe ni tarani wowe nangahe 250 nawe ni tarani wowe nangahe ariko ujyani sasa ndarudia kwetu Kenya afite nyakuye sasa boss utanipatia 30 ndagenda gute ni ticket ngo kubayemba ukwezi gushize mbonye amwinjize nayo twahura sigice sikiko turacyo muri ngacane kabisa bigezaho ugashaka kumituza ntabwo bishoboka none reka tubyumvikaneho tubishyire twumvikane nk'abantu twumvikanye duhakaze kubera yuko ukwezi kwaburagaho iminsi 10 sibyo mwagomba kongeraho iminsi 15 yitwa iya preavi ariko ibyo byaje ryari nibyo wirimbiye ariko nukuvuga ngo muragiye gusa nta n'ubwenge mugira niba mugiye kwirukana mujye mubanza musoma amategeko ndetse ko nubwo utangiye kudusuzugura ku burenganzira bwacu n'inzu oya n'inzu twakodesheje ngo ngaraduha tugiye kumvikana niba kumvikana se duha yacu nta reka mabwire rero mina choka kabisa mina choka boss ibintu twabyoroheje tukwisangiye iwawe mworoheje biki nigeze mbahamagara murarindira ukwezi gushire ariko gushira ibiki nikumara gushira mwongereho iminsi 15 ya preavi ariko rwose umuntu wese wumva ashaka kugera erega ntabwo tumike zingine 25 jours 25 jours vraiment ntabwo ndi kubinja 10 jours na 15 jours hapana kabisa wose jewe kabisa nigendere kabisa hapana gutegereza oya none ikindi cyatanje wajyanga bitugo hejuru ko wadufashe neza se wadufashe nk'abakozi sinjo dushaka kuvuga ngo twicare tujya kuganira twemeye kuba imboga amagambo ntabwo akora mu kazi ibyo bintu uri kuvugaho niba narabafashe nabi tugira imboga twebwe kukufa mwakagombye kuba mwaranyandikiye 2 3 turwana n'ikize dufite hano nanjye ntumbaze tupatie franga zetu yatwishyura atarapfa atari umukoresha niko karibu ya kukufa ariko natwote meza twarakorora afite igikorora cyashaka twambura wa uri umukoresha mu bintu wadusohokanaga rimwe mu mwaka ryonyine ku munsi ngo w'abakozi bonyine ngo dusohokana urumva ibyo ari ibintu wowe none se njye mfite amafaranga yo kubiriza muri hoteli none se papa sabari ko twakoraga ubunani umunsi w'umurimo umuganura iyo nagari iminsi indi wadusohokana atatupatie na konji nta konji nashibana kabisa sasa ni mufite boss uri mu mwese tumike saa hivyo boss tupatie franga zamu ni jende umunsi umwe njyewe niba mfite amafaranga nkabasohokana ku munsi w'abakozi mwagira ngo mbirize muri hoteli cyangwa ibyo bintu byari rimwe mu mwaka ibintu nawe wakwikorera nta n'akazi ugira ngo ibyo bintu reka dusohokana katuri imiti uramwiye fanta utamwiye ibaza ariko ibintu nabwo biri ingaruka mwaka sikia kwanza nami arambwira ati hapa usikomande ubugari n'inyama njua nini unabusa kwirira ubugari n'inyama kandi ubizi ko mu mico yacu turiya ubugari n'inyama vraiment urambwira ni kure kaunga na bishimbo mie sasa
kweli hata mizi pesa hata na kachumbari wapana kabisa mesi enjoy hivyo kabisa nipatie franga zangu tamini tunarye neza ngo bigire inzira reka rero tubyoroshye ndimo kureba icyo tubyoroshye duha yacu nyine mwabanje mukanyumva twakumvise tubwira ndi kureba ibyo amategeko ateganya ariko mu nzira nzima okay amategeko ateganya ko niba ushaka kuva ku kazi birumvikana uhereza umukoresha wawe preavi akitegura kugira ngo ashake abandi bakozi iyo ntayo mwampaye muje mugenda mu kugenda kwanyu mu gihe ukwezi kutarashira muzategereza ukwezi gushira ntabwo ibyo bishoboka ibyo bintu nabyibagiwe ariko urimo guhonda kuri izo ntebe ntabwo bishoboka urarara hano se amafaranga akoreze ntiyazi ziciye se ayo ufite se yazimumisha ntiyazi afite amaboko rigara atana nizidatoka hapo ubwo sagiye singiye mu kazi ibintu burimo nta nubwo kumvikane za ariko rwose ikiza nuko ugiye mu kazi sibyo muri ako kazi barabahamo avance n'abatuye uretse wibyigiramo nawe wanduza wagira ngo ni mwanyo we waceceka hangaho uratuwa yacu acha kwanza tusikie acha ngoya kwanza tusikie acha reka tumve binarimo kuvuga kwanza ushaka kubigira ibintu birebire nkabwira ni musoke mujye kurega wo mushaka ngenzi yitabo kandi ntabwo nzakana ko mba ndimo amafaranga nkuko namwe mutahakana yuko mu ndimi minsi sukumvikana sukumvikana ese ubwo uri kwigira gutyo urumva ufite icyaha uwazana bawusa ntiyakujugunya munsi y'urugo ntatubwire twumva ariko urayaduha ndakare nkwisohorere ndakare nkwisohorere unatatupiga jewe ndakare nkwisohorere ashaka kudukubita kumbwira gutyo ngo nawe wajya hano siyari 30 siyari 30 sasa akigukomeretsa uri 30 gukomeretsa iki se ntanabitubera fito shaka umwica nkajugunya hariya hanze cyangwa ntabwo amafaranga yacu nta mafaranga mbaha mutahe ukwezi ni gushira muzaze tubarane mukurema ya preavi mbishyure edayere hita usohoka ndavuze ambara inkweto usokera ahangaha Mr. Toka ntago nsohoka ntago nsohoka ariko se nge ndasiga amafaranga yanjye ndasiga amafaranga yanjye n'abantu bose umva musore mbwira ntukeke ariko umpa amafaranga yanjye ntukeke ko icupa ari ikintu kinkanga urarikubita rimwe ndakomereka ariko ndaguheza umwuka ntabwo nzi buriya wanyibeshye twakoranaga duseka ariko shyira icupa hano hasi ambara inkweto zawe kiravuga ubona urengaje wowe nzanayaguha bikugoye wowe nzayaguha binakugoye urafata icupa uri kuvuga ngo urafata icupa wowe tujye mu kazi uyu mubosi wanyu uhite musohoka nawe tariki 31 abari bwo muzampamagara sikia boss sikia kidogo kwanza basi fama rye 10 ngaho mie navuze musoke hano sasa tariki 10 zairwa je wari wambona narakaye wari wambona hapana ndavuze ngo itusoka sasa sikia kwanza kidogo basi nipatie katika hata ka debari vraiment sasa na muje neza ngiye nabishyura nipanga amafaranga nyabuze nipatie amafaranga ndayabuze ariko mwe muraza kunshira mu mutwe twa kidogo boss yangu wewe njo uri umwana mwiza nabivuze merci beaucoup tuzabonane tariki 31 ro 31 ya hii mwezi merci beaucoup barikiwe kabisa imana iguye mugisha yangana ntabwo atinda kandi boss wanye n'umuntu w'umusaza n'umuntu muzima gusa gihe ikintu nge nashaka ko tuzasunika namwe muri abantu bakuru nge nanyuze ku bantu benshi kubangaje byantwaye imbaraga kandi twumvikanye amafaranga ngomba kuba buri wese ayi sinzagira umuntu telefone mubaza ahantu ari uko nukuri kabisa mvuze ngo iki duhamagare utubaza uturi ikindi ibintu byanyu mwihaye byo kujya mugira tondezi ipfa eba ubwo birakureba ibikoresho turabaye bishyashya tondezi nshyashya ibikoresho byose bishyashya ibintu bigende neza kubahemba ni ku munsi ni ku gihe urwaye man ntumvugiremo sorry boss sorry urwaye agasaba uruhushya kare ibintu byo kugutelefona umbwira ngo njye narwaye imvura nigwa ntuzambwire ngo yaguye
uzaza unyagirwa uzana imyenda uri buhindurire mu kazi ngiye cyo nkeneye nuko duteza imbere business tukabahemba amafaranga yanyu mukahemba uko bigize ibirwara byanyu bya hato na hato biriya bintu byanyu mu rwara by'ibirwara ngiye ntazi sister je nuzanzana ibintu byo kuvuga ngo ugiye ngo narwaye wumvise urya indyo yuzuye ushaka ibintu bifata mu nda ibintu byo ebana ibintu byo kubomagurika ngiye nimuzabinzane lakini nilikuwa nashaka kuvuga kuri reparation ya nani ya mashine yenye tutakuwa tunatumikisha kama habaye nani ikibazo cha pane y'umuriro cha muriro circulation au ni circulation au ni biravuze ngo nani reparation ayiwezi kuba yetu vraiment nka ba boss ilifo mu repare nani natwe ntabwo muri bashi tumambwiye ko warumaze igihe ukora mu bintu bijyanye na sawa unayiwa nilikuwa natumikia Lubumbashi bakundaje bambwira ko nawe bikora neza mbimazemo igihe pe maze imyaka nk'itandatu ari byo nkora ari byo ukora sister twese ntubukuru maze igihe dukorana kazi ikinyabupfura dukora neza twubahiriza amasaha nta kibazo hari igihe wenda kubahemba dushobora kurenza umunsi umwe cyangwa ibiri bitewe kuko urumva na ese umuntu wazajya bahembera ku makonti mu bitekerezo nta kibazo twe turumvikana tumenyereye nanjye icyo kintu ndagikunze cy'ukuntu mwumvikana konte mibi naweza nigonga Juma kote yangu iko ni ya Kongo iko hapa kabisa ngono kuvuga birasaba kunani kufungura konte hapa kabisa Juna sina konte nasi undi nawe urahamenyereye na hiyo Wanyabugogo na zingine fasi za mukabari gisimenti mukoteza hapo tu muikarisendo mara ya kwanza ya kufika hapo nukuri kabisa ntacyo uri azakumenyereza azakumenyereza ngiye ndishimye reka boss ave kuri telefone numva nawe boss bisa kwatwaraga kandi ikindi amafaranga yanyu rwose buri wese kuri roskritema arayacyura merci beaucoup applaudissez zirakoze ikindi ni ukwambara uniform kwambara uniform kandi nkawe uzajya woza abakiriya nkawe uzajya woza abakiriya hari ukuntu umukiriya uzajyaza ugomba kwiranja ntazagucike ntazagira gute ntazamera nk'umuntu ukora mu kabari boss wowe kubita imfubyi nzamba kubita kamassage none ibyo bazajya bavuga ngo iyi niyo ku buryo umukubita mesa ariko buriya nta mwanya ubonye wo kugira wo kwibrandinga urumvishe bro urumva nk'uyu nguyu ukora mu badamu urumva nawe urumva nyine miku makwafe yangu bananiwa kabisa kwetu ni ibintu dukora cyane rwose boss rero ari kuri telefone hari utuntu duto yari arimo gukontorora namubwiye ko ngiye mfite abantu binyangamugayo abantu b'imfura nanababwiye yuko mwebwe uziko ari amafaranga uzi kugira ngo yemere kuyatanga kuyemera kuyatanga namubwiye ukuntu mufite experience muri abantu b'imfura muki kandi mugaragaze ko muri abakristo akina ukomodana ntabwo ajya korana n'abantu b'abasinzi ntabwo nk'inzoga ntabwo nk'inzoga inzoga rwose pe ndabinginze nanjye ubwanjye sinjyamo yes boss iziriya miruwari mwateye hariya kuri miruwari twari dufite karibu hatambuka icara nta kibazo imiruwari turaza kubikurikirana n'ubundi nari navuze ko bongera bagashyiraho akantu k'akanuza bakakanyorosha neza bagakubaho ka mayimayi umuseno wa mayimayi noneho tugashyira aba n'abakora cyane murakoze aba n'abakozi bashyashya nari ngiye kuzana bacu ubu twahise tunafatira itsinda turyita ikipe turyita noneho mugahegene team smart team faster niko twise n'agasiro kacu abangaba se uyu nguyu yitwa Fofo azaba ashinzwe pedicure na manicure n'ibijyanye no koza mu mutwe séduction kuri ho level noneho uyu nguyu nawe ni Zede wacu Mbakanimbezwe Zede uyu nguyu ni umu engineer mu bintu bijyanye n'imisatsi cyane gukora imisatsi y'abadamu kudefiriza gushyiramo tentire n'ibintu bijyanye n'amatatuwaje arabizi barapfumura ku buryo yapfumura n'umukondo na bucece yayipfumura ariko wenda byo tuzabizana nyuma noneho uyu nguyu nawe ni Madudu ariko duhise twita Madudu nawe akaba azadufasha mu bintu bijyanye no gusuka buriya ni umuhanga cyane arasuka ku buryo kabisa ebana no kogosha ahantu hose burundu cyane nyine nko ku bantu b'abasirimu rwose kandi ariteguye uriya rero nawe ni umuvandimwe namukuye umuntu uza muri salo ikomeye cyane icyitegererezo kugira ngo muzane yambwiye ati n'ubundi nari mfite gahunda yo kuzajya i Burayi mu gihe ntegereje visa
naza nkaba wenda ngufasha mu rwego rwo kugira ngo nzamure salo yawe. Ni umwogoshi mwiza, aha bose ureba ni inyangamugayo, uramuvandimwe nta n'umwe unywa inzoga, nta unywa itabi, ni abana b'abakristu basenga b'imfura rwose. Nakubwira ngo menshi tubirukana batahe, mwese muhite muhaguruka mutahe. Oya patro, oya patro, ntabwo twabirukana. uza abangabo umaze kugenda ibyo wankoreye, urabizi umaze kugenda ibyo wankoreye. abo bose se bo bakoraga muri ntuza iyizire salon, muri izire nyine. Ubuse mwari muzi ko nta handi twahurira? mwatubabariye ko mukaduhaye amahirwe, mutubabarire no siko bari banyishe. ngaba uzi ko inkuru zabaye Kimomo umujyi wose bari kuvuga ngo warangiye. Si wambwiye ngo ukora ubumbashi ngo uko mupyapa ngo se kama ni mutongoro ngo nini ngo bya nini ciri cyo giti. Sorry boss, ni ukweli nilikuwa natumikia mu Iyizire akunda kwita Rubumbashi, kutamenyera amazina ya hano. Nikiani siku nikubitiranya. Ubu nibo twa tugiye guha vase. Urumva ngira nari nakoze amarokritoma. Uyu nguyu yambwira ngo ndamutangiza iry'itanu, n'uyu nguyu iry'itanu, n'uyu iry'itanu, urenga mu ijana kubera ko yambwira ko agiye kujya mu Burayi. Reka rero mbabwire kandi mbabwize ukuri. Mu gihe cyose uzaba uri mu gukora uzajya umenya ko utabura aho uhurira n'umukoresha wawe cyangwa n'umukozi wawe. Ineza wamugiriye ukayiturwa, inabi wamugiriye nayo ikakugiraho ingaruka. Nibo bari bakugeze kuri akira akangaka ni nagashyashya nazanye kamwe bacongesha byembye baconga neza. Nizindi hari n'iyindi bampaye nuko ntayizanye. Ubwo mwebwe muhaguruke mutahe. Nubundi byo mwankoreye je bari bafashe mu ijosi. Uzuriya yafashe n'icupa rya cupa rumazemo inzoga. Wari nkubite mu gahanga. Uriya yarankubise icupa. Ndakubeshya ndabeshya. Ntabwo yarankubise icupa ndabeshya. Yarari gukubise. Navuze ngo none se ko mwumva mu mitaka ntabwo mwari muri kumwe. Bari kumwe. None se ko numva bahise baca amatsinda. Yarari gukubise kabisa ariko boss. Mbabara rekende boss je urabizi mfite discipline kabisa. Vuga gace hari wari wasinyishije. Oya njye nateguye amakontra ngira ngo hari wari wasinyishije. Oya nagiraga ngo bagende basinya. Reka nze nkwereke rero. Irukana bose batahe nta numwe nshaka muri salo yanjye. Erega ibyo ni nko guhisasu waguhushije yari afitemo rimwe. Ubwo yakurasahe atari mu mutima. Niba mwenda kunkubita amacupa ndi mu nzi wanjye muri salo nimpa basanga wowe udahari bizagenda bite? Bose wisarara warugiye kumbwira ngo wowe birukane. Urokirita abandi amafaranga ya urokritoma ndayafite. Bagire n'umuntu n'umusinya. Kuri Imana tubabarire. Buretse twumvikane. Boss kingona niza. Buretse twumvikane. Uzi ukuntu bigiye kugenda. Buretse uvuze ngo okay, buretse twumvikane. Niwe ari kwana tamupiga mimi sawa reka twumvikane. Ngiye nk'umuntu w'umanager kandi w'inama y'Imana. Umuvandimwe wanyu kandi inshuti nziza. Mu byubahiro byanyu. Buretse gatoya bose. Ngiye kubafasha. Ndavuze ngo nyine ngiye kubabwira ikintu cyiza. Buretse gatoya. Uko mwinjiye hano. Mwese kwa nyoko.